imyigaragambyo yavutse abaturage barenga miliyoni wahamagaye ngo bafungurire, noneho ugiye kudufungurira uburoko wifunga babiri wifunga batatu, ni batatu bari bafunze, nimufungure twese uburoko tubwinjiremo kuko ari ryo funguro mwatuboneye. Turangije twigaragambije, abaturage barigaragambye, abapolisi batora imbunda batora inkoni, abaturage baranga barabagarana ati nimudufungurira abantu umutwe imifunguro twitahire kuko ntago uburoko aribwo mwaduhamagariye. Umupolisi yagira ngo agiye gukubita umuntu, mugera umuntu akaza yirukanka akitambika ati unkubite ndambara rureba ibyo ubona. Komanda ubwe wa polisi chef de poste ukuriye poste y'umurenge wa Save byamucanze yitabaza DPC kuko ibintu byari byakomeye. Yitabaje DPC yaje azanya abapolisi pandagare yuzuye, bose baje bahetse impunda bafite na ndembo. Bahageze basanga ibintu byacikiye ku rucushu, ubwo noneho bo babura icyo bakora, barahagarara nabo bifatuko. Twasanze n'agasuzuguro karimo, umuntu yarya yarangiza kurya hazi akaguha imengo ukombe uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umugore ufite amaboko abiri. Ngewe ni umugore w'ibana ufite abana 7 harimo n'impanga mbyaye 2. Nta mfashanyo n'imwe ya leta nemerewe, ndi mu cyiciro cya 3. Sanzu ngira inzu mbamo niyo ncumbitsemo umuryango igiye kungwaho, abaturage bose barabizi. Ikindi kiyonyeho nta butaka ugiye muri leta kwarandi manajya, nta butaka na bumwe ngira bwitwa ubwanjye kuko ngira icyangombwa cy'ubutaka nanagwatiriza muri banke bakamafaranga nkakora, ariko nta na kimwe ngira, ariko mba mu cyiciro cya 3. Aka kanya nije mugore ubarurwa mu bagore barwaje bwake ufite abana bagwingiye, impangano z'ubuzujuje amezi 2 n'imyaka n'amezi 8, nta numwe uruzuza ibiro 10. Aka kanya ikintu cyambabaje kubona bafata abantu bo mu twese twarahinze, n'utarahinze yacaga ishuru, ariko aka kanya nta hafiteho kuyica kuko nta numwe wahinze ngo yeze. Ikiza cyaziye twese abanyarwanda twese, ariko noneho dore ikibabaje ni rijonjora riri mu baturage. Ese ni gute ushaka kugira umwana ufite abana 2 cyangwa 3 ugafata umwuka mutonesha undi ukamugira igicibwa, we ntahinduka igihazi? Natwe rero twabaye nk'ibihazi, twaraciwe. Impamvu twaciwe niye turi mu cyiciro cya 3. Ese kuki bafata abantu b'icyambere n'icya 2 bakabaha ibiryo muri Save, uwo mu cya gatatu bakamwima? Ni ukuvuga ko we atari umunyarwanda, izuba ryavuye mu murima w'umuntu w'icyiciro cya 1 cya 2, umurima w'icyiciro cya 3 ugwamo imvura areza, ntago harimo ijonjora se? Ugena migambi rya leta nyine ikorerwa. None icyambabaje kikantera agahinda, baratwimye turatuza twiha amahoro n'umutekano. Ejo mu gitondo barabyuka baratangaza ngo nitujye kwa nyiri umudugudu atubarure, namara kutubarura tugende natwe baduha ibiryo. Abaturage twese twahuriye ku cyicaro cy'imidugudu baratubarura, turashorera tugenda turi amakipe, buri mudugudu wohereza abawo. Nk'iwacu mu mudugudu ndumva haravuye abantu ingo 72 zitabonye ibiryo, harahavuye 92. Tuhageze ikintu cyatubabaje, twasanze buri muntu agomba gufata ikiro kimwe cy'ibigori n'ibiro 2 by'ibishyimbo. Iryo ni ifunguro? Ubwo sinzara bari baduteje burundu? Nibwo abaturage babyanze, nyir'umurenge aje kuvuga, abaturage bahamagara umunyamakuru wa Radio Sarusi, sinzi izina rye ntago namumenye, ariko yaraje nyir'umurenge yumvise abaturage bakomere bamubonye, aje ajya kureba agize ngo aramubaza umunyamakuru, amwereka ikarita y'akazi, amwereka ko ari umunyamakuru. Nyir'umurenge atangira kumufata imyenda amukurubana. Uko akurubana nyir'umurenge amukurubana, abaturage nabo bagakurura umunyamakuru, atashye umupira wacitse uko. Urumva abantu bari aho ngaho basobanutse bafashe za taci ngo bafotore ibyo nyir'umurenge arimo akorana n'abaturage, noneho babishyire ku mbuga nkoranyambaga. Nyir'umurenge abibonye atyo yavuye hahandi arirukanka yambura iki babandi za taci, arazirukanka, nazirukankanye bamwirutseho, we ikintu yakoze bahise babafunga. Noneho sasa icyakurikiyeho n'iki? Imyigaragambyo yavutse abaturage barenga miliyoni wahamagaye ngo bafungurire, noneho ugiye kudufungurira uburoko wifunga 2 wifunga 3, ni 3 bari bafunze, nimufungure twese uburoko tubwinjiremo kuko ari ryo funguro mwatuboneye.
turangije twigaragambije, abaturage barigaragambya, abapolisi batora imbunda, batora inkoni, abaturage baranga barabagarana. Ati nimudufungurire abantu umutwe imifunguro twitahire kuko ntabwo uburoka aribwo mwaduhamagariye. Umupolisi yagira ngo agiye gukubita umuntu, umugera umuntu akaza yirukanka akitambika ati unkubite ndambara rureba ibyo ubona. Komanda ubwe wa polisi chef de poste ukuriye poste y'umurenge wa Save byamucanze yitabaza DPC kuko ibintu byari byakomeye. Yitabaje DPC yaje azanye abapolisi pandagare yuzuye. Bose baje bahetse impunda bafite na ndembo. Bahageze basanga ibintu byacikiye ku rucushu, ahubwo noneho bo babura icyo bakora, barahagarara nabo bifatuko. Bahuruje vice mayor niyo waje ahosha intambara ubukungu w'imibereho. Ajya mu biro atarasa udupapuro n'imashini aratubazana ati nimugende mukora urutonde rushyashya. Bavuze bati nimutati ntago dutaha tudacyuye abantu bacu mwafunze, mwabafungiye kiriya katari ryo funguro dushaka. Urumva byarangiye DPC abwiye ubaye chef de poste wa poste ya Save ati nimufungura abo bantu mwafunze. Ubaye chef de poste yagiye mu gutwi kwa DPC ajya kumwangorera amubwira ngo abo bantu twabafungiye ko bari bafashe telefoni barimo bafotoranya umurenge n'abaturage ngo bashyire ku mbuga nkoranyambaga. DPC yamusubije ngo bamaze, ndavuze ngo nimubafungure. Bamaze kubafungura mu masaha 8 nibwo umutekano wabonetse ku murenge, abaturage twese turataha. Nta kintu twatahanya uko bari baduruje ngo tuze dufate ibyo kurya, nta kintu na kimwe baduhaye twatashye uko. Abaturage cyatumye twigaragambya nuko bari baduhaye batubwira ngo baraduha 2 z'ibishyimbo n'iz'ibigori, kandi abandi barabateruraga imifuka y'ibishyimbo n'ibigori bakaba. Twaravuye ati nidufata izo 2 z'ibigori n'iz'ibishyimbo turasinyirwa yuko duhawe nk'uko abandi bahawe. Twarigaragambije ko wabikubwiye ntiyakubeshye, nari impaye n'abaturage bari banyomoza, bwo twarabyanze turitahira. Iyo myigaragambye yakozwe ite? Yakozwe ite? Ibiryo twabyanze twababwiye ko ari bike ani babisubize mwizepo bazaza n'ibindi babyongere bade nk'uko bahaye abandi. Je ntibyafatwa nko gusuzugura ubuyobozi? Bijya ntibyafatwa nko gusuzugura ubuyobozi? None se ko bari baduhaye ntica n'ikize wasinyira ibintu bingana bara kandi bandi barabahaye imitwa. Nicyo cyatumye tubya, kandi iyo tubifata twari gusinyirwa yuko twahawe nk'uko abikiciro cya mbere n'icya kabiri babahaye. Twabyanze twatashye pe, turemera twipfire twinambire, ariko nimutuvugire nk'abayobozi cyangwa abanyamakuru kuko ikiciro cya gatatu badushyize inyuma. Mubazi ikiciro cya gatatu icyo twakoze cyatuma tudahabwa nk'abandi banyarwanda uko bahawe. Kandi twebwe twitabira ibikorwa bya leta, twe dutanga umusanzu, umuganda, ibintu byose urebye twebwe baza babibaza kuko cyambe n'icyaka bavuga ngo nabakene. None se ko twebwe tubasha kuzuzanya n'abayobozi bakarimo badusubiza inyuma, turazira iki? Kiciro cya gatatu twakoze iki? Mutubarize. Nayo mbashije kuvuga. Hanyuma murabona uburyo bino biryo birimo gutangwa bishobora guteza umwiryane hagati y'abantu abaturage. Oya, nta baturage nta mwiryane dufitanyemo kuko mugenzi wawe wabifashe arakubwira ati ngino guhe 20 uteka ukayiteka. Wafashe ibigori ngino guhe ibigori ugashesha ukanywa igikoma. Abaturage twe nta kintu dufite, ahubwo nuko twabonye bahaye bamwe twebwe tugaheba, inzara yarushijeho kuturya none. Muni twari twarabanjije kwiyakira, ariko ubu turushijeho kuribwa n'inzara, turi kuburibwe, ariko abaturanyi bacu baradufungurira pe. Nuwa ngo abandi bari barafashe mbere. Ikiciro cya mbere cyafashe mbere. Ejo niho bari baduhamagaye ngo tugende icya gatatu. Twaragiye ngo n'abacikanywe, ariko twese nta kintu twabura. Ntabwo wajya gufata ibiraha kurushyi umuntu yarajyanye 100 Ariko se reka nkubwire, ngewe ndi umugore n'umugabo, mfite abana 5, turi abantu 7. Noneho nareba kuntu abantu bangana nanjye nk'iyo site itambutse babahaga ibyo bintu bingana uko nguko. Bingana iki? 108 by'ibigori na 50 cyangwa 60 by'ibishyimbo. Giye bampa ikiro kimwe. Noneho ibiro 2 by'ibigori, kandi twese twahuye n'ikiza cy'izuba, dutuye umwe atuye ruguru y'urugo rw'undi, undi atuye munsi y'urugo rw'undi. Kumbi aranandusha ubushobozi.
arandusha ubushobozi, ibintu bigaragara. ibyo nibyo byazamuye umwuka mubi. Ibintu byazamuye umwuka mubi, kubona barobanura ku butori twarahuye n'ikiza kimwe twese. Kumbi nimba nari mfite ubushobozi bwo gushora yenda mu buhinzi ngahinga sinasaruye, twa tundi twari kuntungana tumariye mu buhinzi, noneho nsigarira aho. Kumbi twese turi bamwe muri ibi bihu, turi bamwe. nimba uri umuntu umwubatsi ni umufundi, sibyo? Twadufanga yakoreraga tukamuzamura mu bundi buryo, aradukubita mu guhaha ibyo kurya. Nta muntu ukigira umushinga wakora muri iyi minsi ya none, kubera ko ubu ikintu kiri imbere ni inda. Ubwo ikintu cyatumye twasanze n'agasuzuguro karimo. Umuntu yarya yarangiza kurya haza akaguha impenga ukombe, uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umugore ufite amaboko abiri. Nshobora kuvuga ngo ngiye guca inshuro kwa runaka, usibye ko muri iyi minsi biranagoye no kubona aho yica biragoye, kuko n'uyafite ku ruhande rwe yadukoreye aho mu gifundi, yadudemarishije kuri abademarisha mu isoko, arwana ku bana be, ntago ajya kuduha umudeyi ngo azahinge, arahahira abana. Nicyo kintu cyabiteye, abantu barabyanga ati umuntu aguha imbehe ukombe amaze kurya, nta gasuzuguro. Nicyo kintu cyabiteye. Ubu icyifuzo cyanyu ni iki? Icyifuzo cyacu rero, twese ikiza cyatugezeho, nabikubwiye pe. Yenda mu rugero rwanjye ngiye najyaga mpinga nkasara nk'imifuka 2 y'ibishyimbo, ariko nkubwiye ukuri uku kumagaze, nta n'imirongo 10 nzeza z'ibishyimbo ngo zishyire mu nzu, njye 5, izindi 5 yenda nzazihinge ku kindi gihe. Ntazo yenda ari nk'ibintu bishoboka, nanakujyana no mu rugo ukareba, ukareba ko nigeze mpurira cyangwa ngo nsarure nshyire hariya. Icyifuzo rero, icyifuzo dufite, nimba hari ahandi hasigaye ibiryo nibahe n'abandi. Nimba hari